ese bantu bacu ibi tusabikizwa niki sasa by'ukuri rero twajwemo ariko ntitwabimenye sasa by'ukuri rero muri Australia radio nyine yamaze amezi 6 ikoresha umunyamakuru wa AI ntawe ubimenye cyase nta muntu umwe ubize ariko burya abantu bazi ko ari umuntu kubavugisha ariko burya ari iki ari ubwenge bwo gukorana AI sasa by'ukuri rero no kuvuga ngo rero mu gihe nyine ubwenge bwo gukorana AI bukomeje gutera imbere umunsi ku wundi radio yo muri Australia nyine yakijweho nyine umuriro n'abakunzi bayo nyuma yo gukoresha umunyamakuru w'umuhimbano wa AI amezi 6 nyine bakeka ko ari wundi wanyawe kandi burya wundi wanyawe ntaho hari ari iki mashini bari kuvugana nabo mpaye nka rero abanyamakuru mva ko rero isoko ryacu mva ko artificial intelligence yaryigabije ariko ibene biki sasa ndi kuri nta soni gira no kuba mu mwaka rero sasa ushize radio yo muri Australia yitwa ni Kada yungutse umunyamakuru mushyashya witwa ni Vai ndetse hanatangazwa nyine igihe n'iminsi nyine azajya nyine akora mu cyumweru uyu munyamakuru wumvikanaga nk'umukobwa ukiri mutoya yakoraga rero amasaha 4 ku munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu abakunzi ba Kada rero mu by'ukuri abakunzi nyine bari bazi ko bavugana n'umuntu sasa abakunzi ba Kada rero bakunze uyu munyamakuru kazi nk'ikiganiro cye gusa nyine bagenda nyine bamwibazaho kuko burya nta zina rya kabiri yagiraga icyamuraburije nuko nta zina rya kabiri yagiraga ndetse nta mwirondoro we ugaragara ahantu na hamwe kuri murandasi aho nyine bagerageje nyine kushakisha ibyo ngo bamenye ibyo munyamakuru bakunda uyu munyamakuru kazi rero yakomeje rero ukwibazwaho mu gihe nyine bumvishe ko hari amagambo ahora nyine asubiramo ndetse mu buryo nyine bumwe budahinduka akera kabaye rero sasa kuri iyi radio iza gutangariza abakunzi bayo ko Vai witwa ni Vai nyine atari umuntu wanyawe cyasa atari umuntu nyamuntu atari umunyamakuru wanyawe ahubwo ari wakozwe hifashishwe AI ubwenge bwo bukarano artificial intelligence ese nayo mu by'ukuri ibi bintu wabigenze nawe uramutse wumvishe radio runaka ukunda muri iki gihugu urugero ni radio ukunda iriho umunyamakuru ukunda ariko ugahura iteka ryose umwumva ariko utazi ko ari ikimashini cya artificial intelligence cyangwa se AI ubwenge bwo bukorano wabigenza ute nkuko rero sasa kuri byemejwe na fana Wobton Fred Tom uri mu bayobozi bayo sasa ikinyamakuru The Independent cyesha inkuru kivuga ko burya ubuyobozi bw'iradio bwasabye nyine imbabazi abakunzi bayo ndetse bukemeza ko nyine usibye igerageza bakoraga nta gahunda ya vuba bafite yo gusimbuza AI abanyamakuru basanzwe no kuvuga mu gihe rero AI ikomeje gutera imbere umunsi ku mundi birukana abantu rero batandukanye bakomeje kubura akazi kabo ndetse bibaza uko bizagenda mu hazaza habo abandi burya bahorana ubwoba umunsi umwe nyine bazabyuka bagasanga ikoranabuhanga by'umwihariko nyine AI niryo riri gukora akazi kose abantu barabiza uko bizamera sasa mbikure rumva ko n'abanyamakuru twajwe marike bine biki ageya AI nayo ntabwo bigira nta nisoni kwe ubije kudukura ku mugati natwe ariko yawe uragitagaza nimba muyemunga ubwo sinzi uko tuzabigezeho nimba natwe ubwo tuzashaka natwe tukazishyiraho ariko mwabantu mwe murage mu amaso byige nabona bitoroshye mujye mwitondera iki abanyamakuru ubwo mutazajidoga muri kuvuga n'ibiki n'ibindi bintu mutazi kandi ari bi AI ntigira ubwoba niko nababwiye artificial intelligence nabo uta rero reka bagomba kunda